hanyuma rero ukuntu bimeze turi Musanze yamaze turi Musanze nyine umuntu wadaje mpamvu mwegereye kugira ngo ni nka fair play kugira ngo abantu batazagera ngo ari n'icyo gufasha ibyo kugira ngo debere umubare uwohereza kwandika indirimbo makumyabiri zisubizwa mu minsi 15 itarenga 30 ubwo tutera mu nzira debere turakwakira show ibonye kuko show nziza highlight ya Muri byatse na mushuga Debeni umeze neza? So maze gutangaza ko ejo ku munsi ukurikiyeho soko ndirimbo Inshallah. So navuga ngo indirimbo ari maze igihe itegerejwe habaye imiki cyatumye indirimbo itinda. Bo ni ibintu byinshi biba mu gituma imodoka indirimbo itinda. Abamo ibigano gufitanye na distribution company mukorana abantu badistribute indirimbo yawe abantu timu none hakazamo no kubushaka kuba watanga ikintu cyiza byose byiterangirije bituma indirimbo itinda sometimes ariko yo nemeke indirimbo isohoka nuko iba yuje ubuziranenge bwose yego utaramiye muri Genesis nibwo bwa mbere wavuze na zari inzozi narifuzaga kuhagera uyu munsi ni audience usobanura gute Baretse naturamye byarimo ikiganiro gusa nyine wa musore merci n'umuntu nshigikira cyane so numvaga nyine twabishira muri vibe imeze kuriya ariko byarimo byari ikiganiro kuko byaba performance no nyuma abantu of course bifuza ko dutanga amaka vibe and it was nice. Nyuma yo kuva muri Genesis comedy uyu munsi expectation ari ufite zuko uri bwitwa cyangwa ko ari ukwakire ubonye ko byagenze 100% hari energy nziza cyane. Taigabi Inshallah usa nk'uwayi premierinze muri Genesis abantu tukibaza ngo wari wabipanze ese yamaze kugera kuri digital platforms aho ntacyo yabitwaye wenda umuntu akaba yayaploadinga ntago ako kantu agatekereje nk'imunyenye ari afite ngeze imbere ngira I think the excitement the audience ariko n'ubundi nibizasokeje so difference y'amasaha ikintu bari bwirinde ni uploadinga mbere yuko nyiri ubwite ya uploading because ababi nyine bashobora kugira strikes bidafite akamaro kandi ntago mbibifuriza so it will be better bamutse baretse tomorrow tuirekura amasaha 10 audio irasokeje nimba na midnight izageze shobora kuba yatangiye kugera kuri platforms zimwe kuri Spotify nyangashobora kuba yagezeho deja ariko kuri YouTube izabiriho guhera ejo. Hanyuma Taiga ivuze ku ndirimbo iyo umuntu abaze neza asiga amezi make cyane bijyanye n'imiteguro y'itaramo cya usanzwe ukora kutacya mbere kwezi kwa mbere so biri muri uwo murongo wo kubwira abantu ko hari packages zihari mbere ko tugera muri Big Arena. Absolutely dufite n'iki turi gupanga byiza concept yacu ya New Year's Groove Edition 3 iri very interesting so ariko tuzagenda kuko tuyimenyekanisha tuyisobanura neza gahoro kimisi gendiza ariko izabiri very interesting so ni inshallah n'izindi project nyinshi ziri part of it gusa ukuyeho niyo New Year's Groove nsanga uri muri phase cyangwa se nsanga unje muri phase yo guha abantu music yo guha abantu music kandi music bakwiye kumva music nyine izamura ihindura ibintu byinshi cyane wumva Inshallah numva ko yakozwe na Medbeat inatangira n'umuntu wakoreye indirimbo wise ava ko yakoze ibintu bihambaye muri East Africa na Africa twitege ko na Inshallah ishobora thank you bizere ko yakora nk'ibyo izo zose izombi ebyiri zakoze yego first of all urabizi Medbeat afite ngira ngafite imiti mu ntoki ze yafashe keys nyine abari ubuzi neza ko he cannot miss on top of that is my good friend is my brother
So every time we meet, we create magic. So ngira ngo abumvishe inshallah mwese mwayumvishije, it's a good song. So yeah, ni video yakozwe nande? Video yakozwe na Julien. Julien I know yakoze why twamuvanye mu mahanga akubutse bwota amasimbi. So yeah, ufite n'ibintu twashatse gutegura neza kugira ngo bibe biri ku rwego rw'abantu bakwiye kubyakiramo, kuko twubaha abafana bihagije ku rwego to making a show ku kintu tubaha kiba kiri ku rwego rukwiriye. Bene umuntu agiye kureba schedule zawe zigiye kuza, ugiye kujya muri Uganda, ufite ibitaramo muri Canada, ubwo ntibica amarembwa ko uno mwaka ushobora kurangira nta yindi ndirimbo tubonye kuko ushobora kuza uri busy? Freddy, no, I promise you. In fact, some of the shows mfite muri Europe no muri Canada nshobora kuba ndibuzigabanye bitewe nuko hari ibintu tugomba guha abantu. So hano iwacu, so haraboneka indirimbo. In fact, before umwaka ugera cyangwa umwaka mushya ugera, nibaza ko turi busohora indirimbo nyinshi nziza cyane. Hanyuma Ben, Diamond mugegura amazing collabos, of course you know, the collabos national, international. Last question. Hanyuma Ben, cyose mujongumuza Diamond mugegura kuri stage muri Uganda. So abantu bitegure performance yawe na Diamond nk'ibisanzwe? Absolutely, yeah. Very cool. Yeah. Okay, thank you. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano, ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere, aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Yari ikiganiro kuko byaba performance no nyuma abantu bose gutanga amakavibe neza. Nyuma yo kuva muri General Comedy Munsi, expectation yari ufite yuko muri transfer kwakira ubona byagenze. Yeah, 100%. Yeah. Hari energy nziza cyane. Taiga B, inshallah usa nk'uwayipremierinze muri Genzi, abantu tukibaza ngo wari wabipanze ese yamaze kujya kuri digital platforms aho ntacyo yabitwaye wenda umuntu akaba yayaplodinga, ntago ako kantu agatekereza nk'umunyenga. Ari afite ngeze imbere ngira I think the excitement za audience, ariko n'ubundi nibizasokeje. So difference y'amasaha ikintu bari bwirinde ni uploading mbere yuko nyiri bwite uploading, because ababi nyine bashobora kugira strikes idafite akamaro kandi ntago mbibifuriza. So it will be better bamutse baretse tomorrow turekura amasaha 10 audio irasokeje nimba na midnight zageze ushobora kubatangira kugira kuri platform zimwe kuri Spotify nshobora kugezaho deja, ariko kuri YouTube izaba iriho guhera ejo. Hanyuma Taiga yifuze ku ndirimbo iyo umuntu abazi neza asigaye amezi make cyane bijyanye n'imiteguro y'igitaramo cya usanzwe ukora kutacya mbere kwezi kwa mbere. So biri muri uwo murongo wo kubwira abantu ko hari packages zihari mbere ko tugera muri Big Arena. Absolutely. Dufite n'icyo turi gupanga byiza. Concept yacu ya New Year's Groove Edition 3 it is very interesting. So ariko tuzagenda of course tuyimenyekanisha tuyisobanura neza gahoro kimisi gendiza ariko izaba very interesting. So ni inshallah n'izindi project nyinshi ziri part of it. Gusa ukuyeho niyo New Year's Groove, nsanga uri muri phase cyangwa se nsanga unje muri phase yo guha abantu music, kandi music yo kumva music ni izamura ihindura ibintu byinshi cyane. Wumva inshallah numva ko yakozwe na Medbeat, natangira n'umuntu ukoreye indirimbo wise, avuga ko yakoze ibintu muri Afrika
twitege ko na inshallah ashobora bizere ko yakora nk'ibyo izo zose zombi ebyiri zakoze. Yego. First of all, urabizi Medbeat afite ngira ngo afite imiti mu ntoki ze, yafashe keys nyine abari ubuzi neza ko he cannot miss. On top of that, he's my good friend and my brother, so every time we meet we create magic. So ngira ngo abumvishe inshallah mwese mwayumvishije is a good song. So yeah. Video yakozwe na Julien ari nawe yakoze why twamuvanye mu mahanga akubutse ubwiye Tamasimbi. So ufite n'ibintu twashaka gutegura neza kugira ngo bibe ku rwego abantu bakwiye kwiyakiramo, kuko twubaha abafana bihagije ku rwego making sure ko ikintu tubaha kiba kiri ku rwego rukwiriye. Umuntu agiye kureba schedule zawe zigiye kuza, ugiye kujya muri Uganda, ugitaramo muri Canada, ubwo ntibica amarembwa ko uno mwaka ushobora kurangira nta ndirimbo tubonye kuko ushobora kuza uri busy. Freddy, no, I promise you. In fact, some of the shows mfite muri Europe no muri Canada nshobora kuba ndi buzigabanye bitewe n'uko hari ibintu tugomba guha abantu so hano iwacu. So haraboneka indirimbo, in fact before umwaka ugera cyangwa umwaka mushya ugera nibaza ko turi gusohora indirimbo nyinshi nziza cyane. Hanyuma Ben, some of the amazing collabos, of course you know the collabos national, international. Last question. Hanyuma Ben, ushaka kucyatse mugongoza Diamond mugiye gura kuri stage muri Uganda. So abantu bitegure performance yawe na Diamond nk'ibisanzwe? Absolutely, yeah. Asante sana. Murakoze. Thank you.